Indwara ya preeclampsia. Indwara ya preeclampsia ni indwara yibasira abagore batwite. Iyi ndwara irangwa n'umuvuduko ukabije w'amaraso no gutakaza proteine mu nkari. Akenshi iyi ndwara ikunze gufata ababyeyi bafite inda irengeje amezi 5. Iyi ndwara kandi ishobora gufata abagore bari ku bise cyangwa se bamaze igihe gito babyaye. Ese wari uzi ko ku isi yose iyi ndwara ya preeclampsia yibasira 2.8% by'abagore batwite? Ubushakashatsi bwakozwe na bamwe mu baganga bo mu Rwanda bwerekanye ko iyi ndwara iza muri 3 za mbere mu guhitana ababyeyi benshi mu Rwanda. Mu gihe ubu burwayi bugeze ku rugero rwo hejuru ku bimenyetso twavuze haruguru, hashobora kwiyongeraho uburwayi bw'umwijima. Mu gihe ubu burwayi bugeze ku rwego rwo hejuru ku bimenyetso twavuze haruguru, hashobora kwiyongeraho uburwayi bw'impyiko. Mu gihe ubu burwayi bugeze ku rugero rwo hejuru ku bimenyetso twavuze haruguru, hashobora kwiyongeraho uburwayi bwo guhumeka nabi. Mu gihe ubu burwayi bugeze ku rugero rwo hejuru ku bimenyetso twavuze haruguru, hashobora kwiyongeraho uburwayi bwo kugagara ndetse n'ibindi. Ubu ni uburwayi bushobora gutuma ubuzima bw'umwana n'umubyeyi bujya mu kaga gakomeye mu gihe butamenyekanye kare kandi ngo buvurwe neza. Bityo muri iki kiganiro tugiye kuganira ku isano y'umuvuduko w'amaraso n'ubu burwayi bwa preeclampsia. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe ibitera iyi ndwara, ibimenyetso byayo ndetse n'ibyo abaganga bakora mu gukurikirana umurwayi w'iyi ndwara. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Tubahaye ikaze aho tugiye kuganira ku isano y'umuvuduko w'amaraso n'uburwayi bwa preeclampsia. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe ibitera iyi ndwara, ibimenyetso byayo ndetse n'ibyo abaganga bakora mu gukurikirana umurwayi w'iyi ndwara. Ikiganiro kirambuye ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe isano y'umuvuduko w'amaraso n'uburwayi bwa preeclampsia. Niba warigeze kwipimisha umuvuduko w'amaraso, wabonye ko ibipimo baguha bimeze nk'umugabane. Umubare umwe uba uri hejuru naho undi uri hasi. Urugero wenda 129 kuri 97. Umubare wo hejuru werekana umuvuduko w'amaraso mu mitsi mu gihe umutima uri gutera. Ibi byitwa systolic pressure kuko iyo wikoze ku gituza ahagana ku ibere ry'ibumoso, wumva umutima wawe ugenda utera.
umuvuduko amaraso yawe aba agenderaho mu mitsi mu gihe cyo gutera niwo mubare wo hejuru, naho umubare wo hasi wo werekana umuvuduko w'amaraso mu mitsi mu gihe kiri hagati yo gutera k'umutima no kongera gutera k'undi mutima. Ibyo bita diastolic pressure, bityo imibare yombi ni ingenzi. Ese ni ryari tuvuga ko umuvuduko w'amaraso ukabije? Tuvuga ko umuvuduko w'amaraso ukabije iyo umubare wo hejuru uruta 140 cyangwa se uwo munsi uruta 90, kandi bikaba nyuma y'ibipimo bibiri bitandukanye. Umuvuduko w'amaraso wapimwe kabiri, kandi byibuze hagati yabyo harimo amasaha 4 ku mugore urengeje ibyumweru 20 byo gutwita. Reka noneho turebere hamwe ibintu bitera iyi ndwara ya preeclampsia. Imibare igaragaza ko abagore bari hagati ya 2 n'8% mu batwite bahura n'indwara ya preeclampsia. Kugeza magingo aya, igitera iyi ndwara ntikizwi neza, gusa hari impamvu bikekwa ko zigira uruhare runini mu kubaho kw'iyi ndwara. Muri izo mpamvu twavuga nk'ibibazo by'ingobyi, inda ya nyuma. Muri izo mpamvu twavuga nko kuba umubyeyi yari asanzwe arwaye. Muri izo mpamvu twavuga nk'ibibazo by'imirire. Muri izo mpamvu twavuga nk'ibibazo bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Ibindi twavuga byagaragajwe ko byongera ibyago byo kurwara iyi ndwara ya preeclampsia ni ibi bikurikira. Hari byinshi byagaragajwe ko byongera ibyago byo kurwara indwara ya preeclampsia. Kuba utarigeze ubyara na rimwe ni kimwe muri ibi byinshi byagaragajwe ko byatera ibyago byo kurwara preeclampsia. Imbyaro nyinshi ndetse no gutwita impanga ni kimwe muri byinshi byagaragajwe ko byongera ibyago byo kurwara preeclampsia. Kubyara ufite imyaka irenze 35 ni kimwe muri byinshi byagaragajwe ko byongera ibyago byo kurwara preeclampsia. Kuba urwaye indwara ya diyabete ni kimwe muri byinshi byagaragajwe ko byongera ibyago byo kurwara preeclampsia. Kuba ufite umubyibuho ukabije ni kimwe muri byinshi byagaragajwe ko byongera ibyago byo kurwara preeclampsia. Kuba usanganywe indwara z'impyiko cyangwa imiyoboro y'amaraso ni kimwe muri byinshi byagaragajwe ko byongera ibyago byo kurwara indwara ya preeclampsia. Kuba usanganywe umuvuduko ukabije w'amaraso ni kimwe muri byinshi byagaragajwe ko byongera ibyago byo kurwara preeclampsia. Kuba warigeze kugira iyi ndwara mu gihe cyashize ni kimwe muri byinshi byagaragajwe ko byakongera ibyago byo kurwara preeclampsia. Kuba ufite abo mu muryango barwaye iyi ndwara ni kimwe muri byinshi byagaragajwe ko byongera ibyago byo kurwara preeclampsia. Ese ni gute wamenya ko urwaye iyi ndwara? Reka turebere hamwe ibimenyetso byayo. Kubyimba intoki, amaguru ndetse no mu maso mbere byafatwaga nk'ikimenyetso nyamukuru cy'indwara, ariko ubushakashatsi bwerekanye ko kubyimba intoki, mu maso ndetse n'amaguru rimwe na rimwe ari ibisanzwe ku mugore utwite. Iki kimenyetso cyo kubyimba ibyo bice ntabwo kigifatwa nk'ikimenyetso fatizo cya preeclampsia, bityo dore ibimenyetso biranga iyi ndwara. Umuvuduko w'amaraso uri hejuru y'140/90 ni kimwe mu bimenyetso bifatika biranga indwara ya preeclampsia. Proteine mu nkari ziri hejuru ya 0.3 grama mu masaha 24 ni kimwe mu bimenyetso bifatika biranga indwara ya preeclampsia. Kubyimba kudasanzwe kw'intoki, ibirenge, mu maso ku buryo umuntu akanze ahabyimbye hasigaramo ikinogo ni kimwe mu bimenyetso bifatika biranga indwara ya preeclampsia. Kubabara hejuru y'umukondo ni kimwe mu bimenyetso bifatika biranga indwara ya preeclampsia. Kureba ibikezi ni kimwe mu bimenyetso bifatika biranga indwara ya preeclampsia.
Kuribwa umutwe ni kimwe mu bimenyetso bifatika biranga indwara ya preeclampsia. Kuzungera ni kimwe mu bimenyetso bifatika biranga indwara ya preeclampsia. Muri rusange ibi bimenyetso ntabwo ari fatizo mu kumenya ko umugore utwite arwaye preeclampsia kuko bishobora guterwa n'izindi ndwara. Ariko by'umwihariko mu gihe umugore utwite abonye kimwe muri byo, asabwa kwihutira ku ivuriro rimwegereye. Tubibutse kandi ko umugore adakwiye kwirengagiza ikimenyetso icyo ari cyo cyose mu gihe yumva atameze neza. Ese ubu burwayi buravurwa? Ngira ngo iki ni kimwe mu bibazo byiza buri wese yakwibaza. Reka tubasubize. Indwara ya preeclampsia ni indwara ishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Ariko mu gihe ubu burwayi bwamenyekanye hakiri kare, bwavurwa neza kandi bugakira. Ubu burwayi buvurwa bitewe n'urugero bugezeho, bityo reka turebere hamwe bimwe mu byo muganga agomba kukugiramo inama byo gukora mu gihe urwaye iyi ndwara. Kuryama ukaruhuka nubwo ari ibisanzwe mu mibereho ya muntu, by'umwihariko biba byiza kurushaho mu gihe urwaye iyi ndwara. Muganga agomba gukurikirana umuvuduko w'amaraso, kwihagarika ndetse n'ubuzima bw'umwana utwite muri rusange, cyane cyane imiterere y'umutima w'umwana. Muganga agomba kuguha imiti ivura umuvuduko w'amaraso mu gihe urwaye iyi ndwara. Muganga agomba kuguha imiti ivura kugagara. Icyitonderwa ku mubyeyi utwite, nyabuneka birabujijwe kwivuza magendu cyangwa se kunywa imiti utandikiwe na muganga kuko bishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana atwite. Mubyeyi utwite, mu gihe wabona ugize ibimenyetso bimwe mu byo twavuze haruguru, ihutire kujya kwa muganga kugira ngo ubashe kubungabunga ubuzima bwawe ndetse n'ubw'umwana utwite. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu. Uyu munsi twaganiriye ku isano y'umuvuduko w'amaraso n'uburwayi bwa preeclampsia. Muri iki kiganiro twarebeye hamwe ibitera iyi ndwara, ibimenyetso byayo ndetse n'ibyo abaganga bakora mu gukurikirana umurwayi w'iyi ndwara. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.